Ndabashuje mwese abana b'Imana aho muri hose ku isi mu migabane itandukanye. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Deni Ahimana nk'ibisanzwe. Turabakunda kandi Imana ibakunda cyane kurusha twebwe. Rero Imana nimba igukunda cyane kurusha wowe, hari icyo yaguteguriye umunsi, hari ijambo Imana yakuzaniye, hari kado Imana yakuzaniye kugira ngo ubashe kwakira kandi hindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ijambo riri muri Luka ibice 18 ku murongo wa mbere hari titiri ivuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera. Ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana sinite ku bantu, ariko kubw'uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arababaza ati, ntimwumvise ibyo uwo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bimeze bityo, Imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko Umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Rero iri ni ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganireho, ndetse hari n'ubusobanuro Imana yazanye. Iri jambo ni iryawe, iri jambo ni iryanjye. Wowe uri kumvira ijambo rihindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ni ijambo rivuga ngo ibanga ryo gutera imbere. Nta muntu n'umwe utifuza gutera imbere. Buri wese araharanira agakora cyane kugira ngo atere imbere, ariko hari ibanga rikomeye Imana yazanye kandi ryahishwe abanyabwenge. Uyu munsi wa none kugira ngo Imana irimenye irikubwire, uyu munsi wa none ni ibanga rikomeye cyane riri muri rino jambo. Biravuga ngo Bibiliya yavuga ngo gusenga iteka. Yavuze ngo gusenga iteka kandi nturambirwe. Iri ni ryo banga rikomeye ryagufasha gutera imbere. Iyo usenze kandi ntucike intege, ibyo ukora ibyo ari byo byose bigira uburambe. Uzasanga abantu bamwe bakora ikintu umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu kikarangira, ariko wagize iri banga ryo gusenga. Iyo umuntu yasenze biroroha, kandi iyo umuntu yasenze ibikomeye bihinduka ibyoroshye. Rero iyo utasenze ibintu birakomera, ariko iyo wasenze ibintu biroroha. Nagira ngo rero wumvire iri banga ryitwa gusenga iteka. Ugasengera ibyo ukora, kandi nturambirwe ugatitiriza. Nturambirwe, ugahora wegera Imana kandi udacika intege. Rero nk'uko twabivuzeho muri video itambutse, ugomba guhitamwo ibyo ukora. Nagiye babwira ukuntu abakire bakomeye bagiye bareba muri Bibiliya, bakareba abagiye bahanga ibintu bikabaho, cyangwa se bagiye bashinga ibintu bikabaho, kuko nta kintu na kimwe gihari kitavuzwe muri Bibiliya. Noneho rero nawe hitamo ikintu cyakugirira umumaro, cyangwa se kijyanye na viziyo yawe, cyangwa kijyanye n'inzozi zawe, cyangwa kijyanye n'umuhamagaro wawe. Ugihitemo ugikore, ariko nujya kugishyira mu bikorwa usenge, ujye uhora ugisengera, kandi wibuke yuko utagomba gucika intege. Hari rero ibyo bizatuma ugera ku butsinzi bukomeye. Ibyo bizatuma ufata imigisha. Uriya mucamanza ntabwo yubahaga Imana. Ibaze rero, umupfakazi arinze ubwo amukuraho umugisha, aramurengera. Nawe nusenga ukegera Imana, Imana izakenyuruza abami izigukenyeze.
rero gusenga no gutitiriza no kuba utacika intege, ibyo ngibyo ni ryo banga rikomeye abakristo benshi batigeze babimenya, kugira ngo barigenderemo nibamara kubishyira mu bikorwa Imana ihindura ubuzima bwabo. Bizatuma rero nubikora, bizatuma ubona imigisha y'abakomeye. Imana izakinyuruza abami gukenyeze, kandi Imana yo mu ijuru izafata imigisha y'abubaha Imana iguhe, izafata imigisha y'abasenga iguhe, izafata imigisha y'abadasenga iguhe. Byose Imana izabikusanyiriza kuri wowe, kubera ko uzaba wagize gute, uzaba wafashe iri banga warigendeyemo. Uriya buri kazi kose kagira ibanga ry'akazi. Imana iri kukubwira ibanga ry'akazi. Iri banga rero nturitakaze, kuko niryo rizatuma ugera kure wifuza kugera. Nutangiriye gukora rero ikintu icyo ari cyo cyose, uzamenye yuko impamvu Imana yavuze ngo nta gucika intege, ni ugutitiriza kugeza igihe icyo ushatse ukibonera. Umuntu utarubahaga Imana, umuntu ntite no ku bantu, none se akoze abigenje ate ahinduka? Rero ni ugutitiriza, ni ukudarambirwa, ni ukudacika intege. Rero ntuzamenye yuko hari abantu bazaza bakakugirira ishyari muri ako kazi, cyangwa se muri icyo gikorwa watangije, bakakugirira ishyari, bakakurwanya. Abanzi bazahaguruka, ariko nibahaguruka uzavuge ngo nicyo gihe cyo kongera imbaraga, nicyo gihe cyo kugira ngo ntere imbere. Kuko icyo Imana yakubwiye ngo barahari, basa nibarati ba Tobiya ba Geshemu bazaza baje gusenya ibyawe, ariko Imana icyo yagambiriye izacyuzuza mu izina rya Yesu. Uzavuge ngo nta gucika intege, nusenga Imana izabatatanya, nusenga Imana izabakuraho, kandi nuba uri focused yo kugira ngo intumbero yawe utayivamo, Imana yo mu ijuru izagushyigikira kandi uzagera kure hashoboka. Uzigire rero ku mugabo witwa Elisa, nk'uko biri mu Bami ba kabiri ibice 2 uhereye ku murongo wa 1 kugeza 17. Hari ijambo rivuga ukuntu Elisa yari umugaragu wa Eliya. Noneho Eliya ajya kujyanwa mu ijuru. Noneho Eliya abihisha Elisa. Rangije aramubwira ngo sigara ni Beteli, ndaje ngiye Yeriko. Undi nawe arabimenya kubera gusenga, kubera kwegera Imana, arabimenya. Aravuga ngo nkurahije Uwiteka Imana ihoraho, Imana nakurikiye, Imana yampamagaye, ntago nasigara. Sigaye ahangaha naba mbuze umugisha wanjye, naruhiye, ibyo nakoreye byose byaba bibaye ubusa. None ntago nsigara, nkurahije Uwiteka Imana ihoraho n'ubugingo bwawe yuko ntasigara. Arangije barajyana. Bageze rero Yeriko, abana b'abahanuzi barahanura. Aravuga ngo Elisa we, uzi ko uyu munsi shobuja agiye kugukurwaho? Arangije arababwira ngo ibyo ndabizi, ni muceceke. Uzagira ibintu ucecekesha mu mibereho yawe, uzacecekesha amagambo y'abantu. Mu kanwa k'umuntu havamwo ibyiza hakabamo n'ibibi. Uzagira ibintu ucecekesha mu buzima bwawe. Nubwo bari abana b'abahanuzi, Elisa koko abibona yuko ari abana b'abahanuzi, ariko ntabwo yacitse intege, kuko bo ntabwo barebaga icyo Elisa ari gushaka imbere. Abantu ntabwo bazamenya icyo uri gushaka imbere, ariko bazazana amagambo. Uzacecekesha amagambo. Umuntu washoboye gucecekesha amagambo afite urugo rukomeye. Umuntu wabashe gucecekesha amagambo afite business ikomeye. Umuntu wabashe gucecekesha amagambo yubatse ibintu biraramba. Nawe uzacecekesha amagambo mu izina rya Yesu, nka Elisa. None arangije Eliya abonye yuko aho ngaho naharenze, aramubwira ngo sigara hano, none ngiye kuri Yorodani. Nanjye aramubwira ngo ngiye kuri Yorodani. Aramubwira ngo arongera aramusubiza ati nkurahije Uwiteka Imana ihoraho, Imana nakurikiye, ntabwo nsigara ahangaha. Arangije baragendana. Bageze kuri Yorodani, Eliya afata umwitero we. Amaze gufata umwitero we ngo arawuzinga. Elisa areba. Arangije ngo awukubita kuri Yorodani. Arangije agira gute ngo icikamo kabiri. Amazi amwe ajya hepfo, ayandi ajya haruguru. Elisa bireba. Uzi ko hari abantu muri gukorana mu kazi, hari ibanga ry'akazi baguhishe, nawe ugiye kurihishurirwa mu izina rya Yesu. Kuko ari Imana yazaniye iri jambo. Ugiye kumenya ibyo utaruzi, ugiye guhishurirwa ibyo utaruzi. Elisa bireba.
nawe hari ikintu ugiye kubona kidasanzwe. Imana yo mu ijuru guhereza umugisha. Noneho arangije barambuka, bageze hakurya Eliya abona ryabanga ry'akazi Elisa yarimenye. Arangije agira gute, aramubwira ati noneho rero nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Arangije nawe aramubwira ati ndashaka umugabane 2 y'umwuka ukurimo. Arangije Eliya aratangara cyane, yarazi ko ari musaba ikindi. Yaba ari nk'abantu bo muri dusanzwe tuzi, ariko umwaka yenda ubundi butunzi busanzwe, ariko amwaka icy'agaciro. Arangije aramubwira ngo rero icyo usabye kiraruhije, kirakomeye, ariko numbona nkigukurwaho uragihabwa. Arangije agira gute, bagirana ayo masezerano. Arangije muri ako kanya ngo haboneka igare ry'ifarashi, ngo rirabatandukanya, ngo haza serwakira, umuyaga uhuha cyane, ngo uraza urahuha. Tuzi neza yuko uyu muyaga uri guhuha wa serwakira uzamura imikungugu, ukazamura imisenyi, ukazamura ibitaka, ukazamura ibyatsi. Iyo urebye muri uwo muyaga uratokorwa. Elisa ikizamini cya nyuma yari asigaranye ni ukurebera muri uwo muyaga, ni ukurebera muri iyo serwakira, ni ukureba Eliya agiye. Arangije arareba, aravuga ngo ibintokoza, ariyemeza. Nawe uziyemeze kugeza igihe icyo uri kureba uzagisingirira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Maze arangije agira gute, abonye Eliya azamurwa, arataka cyane ngo ayiwe, ngo Uwiteka Imana. Arangije amaze gutaka Eliya, arangije agira gute, arabyumva. Akibyumva arekura wa mwitero uragwa, Elisa arawufata. Nawe ugiye gufata umugisha wawe, kubera yuko wihanganiye ibigutokoza, wihanganiye ibiguca intege, wihanganira amagambo, wihanganira uruvugo, wihanganira abaguhishe. Imana igiye kubiguhishurira kandi ugiye gufata umuhigo wawe, kuko niki Uwiteka Imana yazaniye ijambo. Arangije arawufata, amaze kuwufata agira gute, arahindukira asubiza inzira yaciye. Ngo ageze kuri ya Yorodani, ngo akihagera ngo yibuka uko ryabanga ryari ry'akazi, uko Eliya yabikoze. Arangije agira gute, arawuzinga, awukubita kuri Yorodani. Narangije agira gute, icikamo kabiri. Arangije agira gute, arambuka, ahura n'abana b'abahanuzi. Aho abandi baciye bagakomera, naho niho ugiye guca ugakomera. Ahuye n'abana b'abahanuzi baratangara, ngo umwuka wari uri muri Eliya ngo winjiye muri Elisa. Abantu bazahindura amagambo. Abari bamubwiye ngo nasigare nibo bahinduye amagambo. Barangije bagira gute, baratangara. Elisa atangira gukora ibintu birakunda, atangira gukora ibikorwa nk'uko Eliya yabikoraga, birakunda. Nawe uzabikora bikunde mu izina rya Yesu. Rero wibuke yuko nudacika intege uzagera kure cyane. Uzi ko umuntu wakoze amatara, aya matara tubona y'amashanyarazi, yagerageje inshuro 999, byaranze, byarananiranye. Noneho urivumburira ku kantu gatoya gusa. Ageze ku nshuro y'igihumbi birakunda. Nawe hari ibintu bigiye gukunda mu izina rya Yesu. Hari ibintu bigiye gushoboka. Wagerageje umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, uragerageza ariko bigiye gukunda, kuko Imana yakubwiye ngo noneho bigiye gushoboka. Hari ibintu wasengeraga, ariko kwihangana kwa Imana yakubonye, no gusa n'amasengesho ya Imana yayabonye, igiye kuyabyaza umusaruro, kandi ugiye gufata icyo waruhiye, kuko ariko Imana yo mu ijuru ikubwiye. Rero n'uwakoze amashanyarazi yarihanganye ku nshuro y'igihumbi riraka. Uyu munsi wa none byahinduye ubuzima bwe. Niyo mpamvu rero Imana ishaka ku buzima bwawe, nta muntu n'umwe ukora ikintu umunsi umwe ngo gihite gitera imbere. Bigenda ari processes, bigenda ari urugendo. Rero wikora ikintu umunsi umwe ngo ubone cyanze, ngo nurangiza ugire gute, ngo wumve yuko bizacitse. Kuko buriya n'abacuruzi bakomeye, aba bakire b'abacuruzi, nuko baba barihanganiye ibihombo, agahomba, ariko inyungu n'igihombo biragendana. Umunsi yaba yungutse agakora, ejo yahomba akihanganira ibyo bintu. Rero mu kwihangana niho hazamo ubukire. Rero icyo Imana igushakaho, irashaka yuko nawe wagira aya mabanga uko ari abiri, ugasenga ntunacike intege. Gutsindwa rero ntago kubaho,
ahubwo wigira ku makosa wakoze uri gutsindwa. Nubwo nakoze gutya bikanga, reka mpindure buno buryo. Iyo wigira kuri ibyo ngibyo ntabwo uba watsinzwe, ahubwo uba uri kugenda wigiramwo andi mabanga akomeye. Rero kugira ngo nta gutsindwa kubaho, ahubwo wowe wigira kuri ibyo ngibyo byose. Kandi hari umugani uvuga ngo inzira zose zigera i Roma. Inzira iyo ari yose waca, buriya mu mibare habamo imibare habaho inzira nyinshi zatanga ibisubizo. Nawe rero inzira uzacamo izatanga igisubizo cyiza kandi kirambye. Rero icyo Imana igushaka, irashaka yuko wahinduka, ukareka gucika intege, ukareka gukora ikintu uyu munsi cyakanga ugafata ikindi. Abantu bakomeye rero ni umuntu wakoze ikintu kimwe akakigerageza inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, umwaka wa mbere. Ntukivemo, wirambirwa. Nubwo ibiguca intege bizahaba, ariko nturambirwe. Imana igufiteho umugambi muri ako kazi kawe, muri ubwo buzima watangiye. Imana igufiteho umugambi muri urwo rugo rwawe. Imana igufiteho umugambi aho ariho hose. Imana yo mu ijuru igufiteho umugambi, kuko utarambiwe ugiye kubona igisubizo cy'uko utarambiwe, kuko Imana nikigushakaho. Rero Imana akubwira ngo uri umutsinzi. Uri umutsinzi kuko amaso yawe ari kureba, iri kureba ubwiza Imana iri kugutegurira. Rero ubwiza Imana iri kugutegura, nimba uri kureba ikintu hari imbere, hatagira umuntu ikikurangaza, ahubwo ntihakagire ikigucika intege. Ntucike intege, kuko Uwiteka Imana arakubwira ngo nubwo byaba bikomeye, nubwo wabona igishoro cyashize, nubwo byaba bimeze bityo, nubona bisa nkaho bizahagaze, Imana ikintu igusaba irakubwira ngo igera ku makosa. Ni umwanya wo gufata ugatekereza, ukareba amakosa yaba yarabayemo. Warangiza ukibuka yuko ari ugusenga, ukibuka yuko nta gucika intege. Bizatuma utera intambwe yo gukomeza imbere, kandi Imana izakugirira neza. Wibuke yuko na nyuma ya zero Imana irakora. Nubwo bizaba birenze inkombe, ntabwo birenze ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Imana igufiteho umugambi kuruta uko abantu bawugufiteho. Rero nubwo bizaba bikomeye, ariko tuzi neza yuko ushyira mu bikorwa icyo Imana yakuremeye, icyo Imana igushakaho, icyo Imana yakubwiye, nubwo wapfa uguye muri ibyo bintu cyangwa usize ubuzima bwawe muri ibyo bintu, Imana izaguhereza ingororano z'abakiranutsi, kuko wahisemo neza kandi utangira gushyira mu bikorwa icyo Imana yakuremeye. Imana rero izatubaza icyatumye turema, n'ikizatubaza. Rero niba watangiye kugishyira mu bikorwa, Imana izaguhereza ingororano z'abakiranutsi. Rero ikindi kintu Imana igusaba, wikisuzugura ngo ntagushyitse, ngo ntaguvukira mu muryango ukomeye, nta mafaranga ahambaye ufite, nta mashuri ahambaye ufite. Ntabwo ari byo Imana ireba, ahubwo wowe. Ninde yakubwiye yuko amashuri ahambaye ariyo atuma umuntu akora ibintu bikomeye? Ntabwo amashuri ahambaye ariyo atuma umuntu agera ku bintu bihambaye. Ese wari uzi yuko Sina Gerard, uyu nguyu umukire ukomeye tuzi, atanarangije segonderi? Uzasoma amateka ye, uzasanga atararangije segonderi. Kandi noneho mu bikorwa Imana yamuhaye, muri vizi Imana yamuhaye, mu nzozi Imana yamuhaye, mu mugisha Imana yamuhaye, abize za kaminuza baraza bakamugisha inama, baraza akabahereza stage, barangiza akabakosora, akabereka amakosa y'abarimo, yarangiza akagira gute, bakagenda. Uzi yuko ibyo byose byatumye ahabwa impamyabumenyi ya dogitora, kandi atayikuye mu mashuri, ahubwo ayikuye mu cyo Imana yamuremeye, kubera ko babonye yuko bikwiriye. Nta muntu ubumenyi arabufite. Rero niyo mpamvu nawe Imana ikigushakaho ni wowe. Banza ube wowe mbere yuko ujya gushaka igipapuro, kuko isi ikeneye wowe, ntabwo ukeneye igipapuro. Ahubwo wowe nuba wowe, isi izabona yuko iguhereze, izabona yuko bikwiriye yuko wabona igipapuro kigendanye nuko uri wowe. Ariko noneho nubeshya isi uwo utari we, bazaguhereza igipapuro kigendanye n'uwo utari we. Nibirangiza icyo gipapuro kizagupfira ubusa. Ariko umugambi Imana igufiteho nuko wabanza ukaba wowe, warangiza ugasenga, ukamenya ibanga ry'akazi, yuko ari ukudacika intege, yuko ari ugusenga. Iri jambo
wowe urishyize mu bikorwa, wowe uryumvishije, rihindura ubuzima bwawe, amateka yawe ahinduke, ibintu byose bigira ibanga bigenderaho. Imana yambwiye ngo nkubwire iri banga ryagufasha gutera imbere, ryagufasha kugira ngo uhindurirwe ubuzima. Imana yo mu ijuru izakugeza kure, kandi n'umuryango wawe n'abagukomokaho bose n'igihugu cyawe bose bazamenya yuko Imana yaguhamagaye, Imana yagutoranije, Imana yagusize. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha nk'umwana w'Imana. Ntabwo uzikorera amaboko, ntabwo uzasabiriza, ahubwo Imana yo mu ijuru izagushyigikira. Isi niba yuzuye n'ibyo Uwiteka, isi n'abayibamo. Imana iguhereza umugisha.